Ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje kunkurikirana uyu munsi uko mumaze kwimenyera muri kumwe nangize na Mpenzi Lisi ku biganiro byiza cyane ngenda mbashyikiriza. Uyu munsi rero nateguye ikiganiro cyiza cyane kandi cyiza kivuga uburyo ki ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite, umugore utwite. Burya ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko akenshi hari igihe usanga umugore n'umugabo babipfuye, ugasanga umugore ntari kumva uburyo ki bashobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi atwite, ndetse n'umugabo ugasanga ari kubikora nabi kandi mu by'ukuri hari ukuntu bikorwa. So rero uyu munsi nibyo naje nsubiza ikibazo cy'umuntu wambajije, kandi turagushimiye cyane wowe wabajije kino kibazo. Ni ibintu byinshi cyane kuko hari n'abandi bari bagifite nk'ikibazo. Nubwo rero nari nabivuzeho mu kiganiro muri video nayo yatanze ubushize, ariko ushobora kuba utarasobanukiwe neza cyangwa se utagikurikiranye, ariko nje mbisobanura neza nubwo ntago none uvuzeho neza nabiciye ku hejuru, ariko uyu munsi ngiye kubisobanura neza kugira ngo ubashe kuba wabimenya. Wowe uri umugore umenye se ese nshobora gukora imibonano mpuzabitsina ntwite nayikora gute, nawe uri umugabo umenye uburyo ki mwabikora, kuko burya umugore utwite ntago aba ameze nk'umuntu atwite, ntago mushobora kuba mwayikora kimwe. Rero ngikomeza kubabwira ku muntu mushyashya rero usicana yacu bwa mbere, umuntu usuye mu Home TV bwa mbere, ndakwibutsa cyangwa se ndagushishikariza kuba wagenda ubaye umwe mu banyamuryango bagize iyi channel yacu. Nta kindi rero wakora usibye ukana subscribe. Reba aho hasi ukana subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ku nshuti zacu rero ndakomeje kubashimira cyane mwebwe mukomeza kudukurikirana buri munsi, umunsi ku munsi. Ni ibintu byiza cyane kandi ni support nyinshi ikomeye muduhereza, kandi musa no gukanda amashare ku nandi social medias. Haba hari video wifuza guhereza undi muntu cyangwa se inshuti zawe mu magroupe, ni byiza ko ukanda share kugira ngo ibashe kuba yabageraho. Rero nkomeje kubashimira cyane, ni ibintu byiza cyane, ndetse mbashishikariye no kwirinda coronavirus muri iyi minsi turimo, nkuko mbese ari icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Ni ibintu byo kwitondera cyane kandi mukabyitaho, tukita no kuntu baduhabwa gukaraba bya buri kanya, utitaye ngo nuko wasuje abantu cyangwa se ngo iki niki, kuko burya n'ikintu mugenzi wawe yakozeho akakirambika hariya nta minota irasha cyangwa se igihe kirashira, nawe ukagikora utazi ko yagikozeho, nawe urayandura ya ndwara. Kandi ikindi ukirinda kwikorakora mu maso bya buri kanya, keretse umaze koga intoki cyangwa ugashaka kandi kantu. Mu gihe ushaka kwikora mu maso ugashaka kandi kantu ukoza mu maso, bishobora kuba byiza cyane. Kandi tukirinda n'ingendo za buri kanya zidakenewe, ingendo zitari ngombwa. Utagiye kwivuza cyangwa se ugiye guhaha ntago byemewe, ni ikintu utagakwiye gukora, ahubwo tukaguma mu ngo zacu kugira ngo dukomeze kwirinda. Iminsi baduhaye ibyumweru 2 kugira ngo bibashe kurangira hari ikintu mu by'ukuri tubona ko kigenda kigabanuka, kandi tubikurikiranye kandi tukabyubahiriza, nzi ko ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi twageraho neza cyane. So rero tugarutse ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nabateguriye uburyo ki wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, wowe uri umugore utwite cyangwa se uri umugabo, umenya ko umwana uri mu nda aba ari ahantu harenzwe cyane bikomeye. Umwana uri mu nda aba arinzwe cyane ku buryo ki ntago bibuza umugore gukora imibonano mpuzabitsina. Umugore ntago abuzwa na rimwe gukora imibonano mpuzabitsina, kuko umwana aba ari ahantu harenzwe cyane, nta kibazo yagira mu gihe imibonano mpuzabitsina yakozwe neza. So rero menya ko uri umugore, imibonano mpuzabitsina ntago ibujijwe, ntiwime umugabo wawe ibyo ashaka, hato mutaba mwana ashwana. Ahubwo wowe ngiye kubwira uburyo ki wabigenzamo, ariko imibonano mpuzabitsina mbanza umenye ko ari ikintu burya kirakenewe kuri wowe, kandi no ku mugabo wawe agikeneye ugomba kukimukorera, ariko bifite uko bikorwamo kuko burya ubutwite. So ikintu cya mbere nakubwira, mu gihe inda y'umugore tuvuga urugero yabaye nkuru, ubwo ni mu mezi nk'atanu, burya biba byiza cyane iyo mukoze imibonano mpuzabitsina umugore aryamiye urubavu cyangwa se ari hejuru y'umugabo. Burya biba byiza cyane, biruta uko umugabo yakujya hejuru, ko ashobora hari umugabo bakora imibonano mpuzabitsina nk'abasazi, ugasanga yabikoze nabi, yashyize imbaraga. Ntabwo biba byiza cyane. Rero ikiruta rero ni umugabo wawe muzi ko ashobora kuba yakora ukundi kuntu nabi, biba byiza ko ushobora kujya hejuru y'umugore cyangwa se ukaryamiye urubavu, mugakora imibonano mpuzabitsina uryamiye urubavu. Ikindi kintu none nakubwira, mu gihe uri umugore utwite, iyi nda itaraba nkuru, umugore ashimishwa nuko umugabo yakinjizamo igitsina cyiwe cyane, akagizamo cyane, akayigezamo rya akamugerera ku ndunduro. Biba byiza cyane. So rero uri umugabo rero, none uko umugore wawe atwite ukagira ko no kumupfubya, ni ikintu kizamwica cyane, kizamugiraho ingaruka ikomeye cyane. So rero niba ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite, gerageza ku buryo ki umukoro uko ashaka. Kandi biba byiza cyane burya iyo inda itaraba nkuru, nk'amezi nk'abiri, igitsina cy'umugabo cyinjiye mu gitsina cy'umugore cyane, ukagezayo cyane, biramushimisha cyane. Ikindi kintu nanone nakubwira rero,
gukoresha intoki ku mugore utwite ntago ari byiza. Kwa kundi hari abagabo usanga tuvuga urugero muri gukaresanya mu gihe cyo gutegurana cyo gihe mubanza gukora mbere ko mukora imibonano mpuzabitsina, icyo cyo gutegurana ugasanga umugabo ari kwinjizamo intoki. Ku mugore utwite rero menya ko atari byiza. Intoki zawe zaba ziciye inzara zaba zidaciye, ariko ku mugore utwite ntabwo burya ari byiza gukoresha intoki ahubwo gukoresha igitsina cyawe gusa. Ni ibintu byiza burya bishobora kuba byiza. Ikindi kintu nakubwira rero mugomba kwitondera mu gihe umwana ari mu nda, usanzwe ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe bisanzwe, ukumva umwana arihindukije, ariko umwana yihindukiza bishobora kuba ari byiza cyangwa se bishobora no kuba ari bibi. Ariko mu gihe umwana ari mu nda ukumva hari akantu gahindutseho ku mwana agiye ku rundi ruhande atari ariho, hagarika imibonano mpuzabitsina ako kanya, ubanza ujye kureba muganga abanza kuba ikibazo wafite. Niba ari cyiza arakubwira, wayikurikiza nyuma ugenda uyikora nyuma, ukomeze uyikora imibonano mpuzabitsina. Ariko mu by'ukuri mu gihe wumvishe ko umwana hari akandi hanagiye cyangwa se hari ukundi kuntu bigenze mu nda, ako kanya hita uhagarika imibonano mpuzabitsina, ubanza umenye ese umwana wanjye bimeze gute, waza ujye kwa muganga ujye kwivuza. Ikindi kintu rero ku mugore utwite, burya ikindi kintu mugomba kumenya ku mugabo ufite umugore utwite, niba hari indwara umwe muri indwara mpuzabitsina cyangwa se hari indwara arwaye ku gitsina cyiwe, ntabwo ari byiza kujya gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byiza kuba wayikora umugore wawe atwite, keretse neza mukoresheje agakingirizo, nabyo birashoboka cyane. Ariko mu gihe hari indwara idasa muri kwibonaho mwebwe mwashakanye, ni byiza ko mwahagarika imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu nakubwira, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uri umugore utwite, ntabwo ari gukora kwa kundi wakoraga bisanzwe, kwicugusa winyeganyeza cyane, ntabwo byemewe. Mu gihe utwite menya ko uko wakora imibonano mpuzabitsina bigomba guhinduka. Urayikora ariko bigahinduka, ntabwo uzayikora kwa kundi cyane. Kandi nawe uri umugabo, ndi kubwira n'abagabo nabo bari kubyumva ubwo ngubwo. Niba uri umugabo, gerageza gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe gake, ugabanye umurego wari ufite, ugabanye amapostura wamuhaga cyangwa se ibindi bintu wakoraga bindi bikomeye cyangwa se bituma anyeganyega cyane, ubireke. Umugore utwite bamukorera gake kandi bikagenda neza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero ku mugore utwite, burya bimufasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nk'uko bimeze ku bisanzwe n'undi ku mukobwa cyangwa se ahandi hantu. Burya kumubwira amagambo meza muri mu gikorwa ni ikintu kimufasha cyane. Ukamubwira amagambo meza, ukamubwira ndagukunda, n'umwana wacu ndamukunda uri mu nda, ukamubwira utugambo twiza nyine tugenda tumushimisha. Nabyo bijya bituma ari byiza cyane. Ikindi kintu rero nakubwira ku mugore utwite, mugomba kwitondera, burya niba uri umugabo, making sure ko umugore wawe yarangije neza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nawe uri umugore, menya ko umugabo wakuvuyeho warangije. Ni ikintu mugomba kwitondera, ukamenya ko neza ari ikintu cyabaye, washatse imibonano mpuzabitsina, wayiryohewemo kandi warangije, wasubira mu buzima busanzwe. Ibyo cyo byose uko ari bine nk'uko nagiye mbikubwira kenshi, nzakomeza no kubikubwira, ni ibintu ugomba kwitondera byose, ukamenya ko kandi wabiciyemo byose, wabinyuzemo, washatse imibonano mpuzabitsina, waryohewe nawe kandi warangije. Niba uri umugore rero, umenya ko biri kugira ingaruka nyinshi ikomeye mu gihe utwite, ugakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ntunarangize. Making sure ko warangije, burya bibarushaho kuba byiza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, wowe n'umugore wawe, mu gihe ikintu umunye cy'impinduka icyo cyose, cyaba gito cyangwa se cyaba kinini, cyangwa se umugore ko yumvishe umubiri byaba byiza cyangwa se byaba bibi, ni byiza ko mujya kwa muganga akaba ari uburenganzira bwo gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi nawe nkuko nakomeje babwira, natangiye mbabwira, umugore burya arekera gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we ari uko gusa agiye kubise. Mu gihe atari yajya mu kubise, kuva ku kwezi kwa mbere niba ari kugera ku kwa 4 cyangwa ku kwa 8, mu gihe atari yajya kubise, imibonano mpuzabitsina ibigikorwa ntago avuga ngo arihagaritse. Wa mugore we ni mugabo wagusaba gukora imibonano mpuzabitsina, nawe mwemerere, wikishisha cyangwa ngo ndatwite, ngo umwana wanjye ngo bimeze gutya. Oya, umwana ararinzwe, ngo nabuse mbikubwira, umwana ararinzwe ahantu ari n'ahantu hanzwe cyane, ku buryo nta kintu kizamubangamira n'ubikora neza. Keretse n'ubikora nabi nibyo bizamubangamira, ariko ko bikore neza kandi kurikiza inama za muganga bayaguhaye, burya bishobora kuba byiza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero, niba uri umugore utwite, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe hari abantu usanga barabujijwe gukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'ibyo muganga yabonye, n'ibyo muganga yakubonyeho urwaye mu gihe wagiye kwipimisha utwite, ugasanga za nama muganga yamuhaye ntago ari kuzikurikiza, ugasanga ntago akurikiza za nama mu by'ukuri, ugasanga babirenzeho, ngo umugabo yananiwe kwihangana, ngo reka dukore gake, ngo oya, menya ko muganga ni impamvu ikomeye yakubwiye ibyo bintu.
menya ko hari impamvu ikomeye ugomba kubyitondera, ukabyitondera ukamenya ko ari rero nk'uko nabibabwiye, hari igihe umugore ashobora n'umugabo we kuko yanze gukora imibonano mpuzabitsina, ariko icyo ngicyo mugomba kubyitondera. Mu by'ukuri niba muganga yakubujije, afite impamvu ikomeye kandi ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana wawe utwite, afite impamvu nyinshi aba yagendeyeho akubuza iyo kintu. Mu by'ukuri rero hagarika. N'umugabo we nakubwira, umubwira ati muganga yambujije kandi meze gutya na gutya, mubi mwajya no kwa muganga babwira uburyo ki mwabikuramo cyangwa se mwabihagarika, cyetse iyo yongeye kubigusubizaho niwe wongeye kubisubizaho. Ariko mu by'ukuri niba uri umuntu utwite, mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugomba kwitondera mu by'ukuri inama wahaye na muganga. Ikindi kintu rero nakubwira, ugomba kwitaho n'uwabona ngo cyangwa usura umugore, menya ko umugore utwite biba byiza cyane iyo wakoze imibonano mpuzabitsina yayishatse. Apana bya ndi niba urusanzwe gufata umugore wawe ugahita ushyiramo igitsina mu gitsina cyiwe, ntajyabishaka, nta mudu wabishyizemo, ntiwamuteguye, oya. Iyo atwite rero ni ibintu bitandukanye n'ibindi minsi. Biba byiza cyane burya umugore reka kumukomeretsa igitsina cyangwa ukinyuze aba atarabishaka, banza wumve ko mu gitsina cyiwe haje umubere, igitsina cyiwe kihatose, kugira ngo ujye wabikora. Kandi niba umugore wawe adashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina mu gihe atwite, mureke niba atabishaka mureke, aho kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ntarangize, mwabireka kubikora. Burya ni ikintu kimwica cyane, kandi iyo bitagenze neza burya ni ibintu bimubangamira ku mubiri we ndetse n'uko umwana bishobora kumugeraho. Rero hari abantu benshi bajyaga bibaza, ese gukora imibonano mpuzabitsina biremewe mu gihe umuntu atwite? Biremewe, ariko bifite n'uburyo babikoramo. Uburyo nakubwira rero nibwo babikoramo. Ikindi kintu rero nakubwira, hari n'ukundi kuntu wenda se tuvuga urugero mbivuze nka navuga postere, ushaka kubikoramo n'umugore wawe utwite, ariko umwicaza ku ntebe, akicara ku ntebe, then amaboko akayashyira inyuma, agasa n'ugiye kuryamaho ukuntu indiri hejuru, umugabo akajya imbere. Urumva ni gake gake, ubikora gake kajya mu gihe umugore akuriwe, kandi ukirinda gukora ibintu bimunaniza, kandi ukamukorera akageza ku ndunduro, burya biramushimisha cyane. So umugore rero utwite bisaba kumushimisha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kandi mu gihe agushaka akakubona. Burya biba byiza cyane niba umugore wawe atwite ijya gusaba imibonano mpuzabitsina aho waba uri hose, niba bishoboka mukayikora, kuko burya ikintu ashaka biba byiza icyo gikoze, ko nibwo bimva umubiri umeze neza. So rero ibyo nakubwiraga ni uburyo cyo wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite. Nawe umugore hakubwira icyo wabyitwaramo, ndetse n'uburyo ki ugomba kubigenza mu gihe byanze. Mu gihe wumvise hari impinduka mu mubiri wawe, rekera gukora imibonano mpuzabitsina. Ntibwe ngo nziza cyangwa se ngo nimbi, yaba ari nziza cyangwa se yaba ari mbi, ugomba kubahagaritsa imibonano mpuzabitsina, ukabanza ukamenya gashoboka ko muganga akubwira ati nta kibazo, komeza uyikore cyangwa se hagarika kuyikora. So rero murakoze kunkurikirana, kandi hari ikintu waba utasobanukiwe cyangwa se hari ikintu kindi wumva wifuza kumenya kuri iyi video cyangwa se mu buzima bundi busanzwe, comment hasi kugira ngo nzanze kujya gusubiza. So bye bye, ndabakunda cyane, naho utaha.